Bahaye ikaze muri sobanukirwa. Turasobanura amateka y'ingabo z'ingangurarugo. U Rwanda rwagize intwari zitandukanye zikagaruka ku mitima ya benshi kubera ibikorwa byazo. Muri zo hari abami barwaguye n'umutwe w'ingangurarugo waranzwe n'ibikorwa bikibazwaho na benshi nko gushimuta inka z'umwami n'ibindi kugeza zishwe n'abazungu. Uwo mutwe wari ugizwe n'abana baje kuvamo abarashi b'abakogoto bakiratwa ubutwari nka Rukara rwa Bishingwe wanze gusuzugurwa n'abakoloni. Ingangurarugo ni umutwe w'abana bakuranye n'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri atarimikwa, icyo gihe yitwaga Sezisoni. Igitabo Ingoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri na Nyirabihi Kanjogera kigaragaza ko mu bwana bwe uyu mwami yaranzwe no gukunda intambara kuko yagabaga udutero afatanije n'urungano rwe bakanyaga inka. Abenshi bumva ingangurarugo nk'umwe mu mitwe y'ingabo waremwe ku ngoma ya Rwabugiri, nyamara ngo wabonye izuba ku ngoma ya Mutara wa kabiri Rwogera se wa Rwabugiri. Mu bwana bwe Rwabugiri yabyirukiye kwa nyirakuru umugabekazi Nyiramavugo Nyiramongi, abyirukana n'abana 30 bo mu kigero cye yarahatse. Ab'inkoramutima muri abo bana bari Bisangwa bya Rugombituri ndetse na Mugugu wa Shumbusho. Amateka avuga ko bajyaga babumba inka mu byondo. Sezisoni ariyo waje kuba Rwabugiri akazibagabira nk'uko abakuru bagabiranaga inka nk'abandi bana bose. Abo bana bakoraga imirimo bakitabira imikino y'abato, birirwaga bahiga inyoni ndetse bakarushanwa no kurasa uruti cyangwa se kumasha bifashishije uduheto duto twa cyana. Abakuru bitegerezaga amashagaga y'abo bana batangariraga uburyo ari abakogoto, abahanga b'umuheto. Sezisoni n'urungano rwe batangiye kujya bitabira ibitaramo ibwami bakumvaho abahungu barahira umwami cyangwa ababagabiye. Baje gusobanuza abakuru impamvu umuntu yirahira undi, babimenye bahindukirana Sezisoni wari umeze nk'ubahatse bamusaba kuzabagabira, ariko ababwira ko nta mashya atunze. Bafashe ya mbere begera umwami Rwogera bamubaza igihe azagabirira umuhungu we Sezisoni ngo nawe abonereho abagabire baje bamwirahira. Yababwiye bigezo cyangwa se ashyenga ko niba bashaka inka bakagombye kujya kwinyagira izabo mu gihe bumva ko ari intwari. Aba bana rero baje kunyaga inka umwami Rwogera arumirwa. Abana banogeje umugambi maze bagaba igitero ku ishyo ry'umwami Rwogera ryitwaga Intarama za Rwogera. Muri icyo gitero barasanye n'abashumba bazirindaga, barabanesha inka bazihata ikibando. Mu gihe gito bari basisikaye ku karubanda, ibyivugo ari byose ab'ibwami bati izi ngangurarugo tuzicitse dute. Babise iryo zina ingangurarugo kuko ari zo ngabo zubahutse kugangura urugo rw'umwami. Kugangura ni ugutera intugunda cyangwa akaduruvayo. Umwami Rwogera yashatse kurakarira abo bana maze abatware bamwumvisha ko ari we wabahaye uburenganzira, maze bose abagabira inka zibakwiriye. Kubwo ubutwari bwakomeje kuranga izo ngangurarugo, Sezisoni amaze kwima agafata izina rya Kigeli wa kane Rwabugiri, yafashe wa mutwe awugira umutwe ndangangoma ye. Ni ukuvuga ingabo zihariye z'umwami zongewemo izindi. Kuvuga ingangurarugo ntuvuge ubutwari bwa Bisangwa bya Rugombituri ntacyo wabubwiye abantu mu mateka. Bisangwa yari afite se witwaga Rugombituri, agahungu katoraguwe n'umwami Gahindiro kamiriwe nabi kakazahurwa n'ibiryo byagoye umwami kubimenya byitwa ituri, ari naho yakomoye iryo zina Rugombituri. Mu mateka y'u Rwanda hari imvugo yagiraga iti umwami niyica hica rubanda. Umwami Kigeli wa kane Rwabugiri nawe yavuzweho gutanga bamwe mu bantu babaga baregeye umwami ngo bicwe. Hari amakuru avuga ko umunsi umwe umwana yabajije Rwabugiri ati ese kuki ukunda kwica? Rwabugiri aramusubiza ati si ibi bigabo se bindegera? Rwabugiri aravuga ati ngaho utari yandegera umuntu nahaguruke. Abandi baryumaho bakomeza baricara, nyamara Bisangwa bya Rugombituri arahaguruka kuko nta muntu yari yakamuregeye mu mateka ye, asangira n'umwami ku nzoga y'imihigo. Ushobora kwibaza iherezo rya zimwe mu ngangurarugo uko ryagenze. U Rwanda nka kimwe mu bihugu bitigeze byishimira gukolonizwa, mu kwihagararaho
rwagerageje kurwana n'abakoloni bari bitwaje intwaro zirimo imbunda zirasa amasasu, mu gihe ingabo z'u Rwanda z'icyo gihe zarwanishaga imiheto yatamikwaga imyambi ndetse n'amacumu. Ingangurarugo zafatwaga nk'intwari icyo gihe zagiye ku rugamba rwo kurwanya abakoloni. Rutarindwa wari umwami w'u Rwanda yakiriye intumwa yoherejwe n'umutware Rwabirinda wategekaga mu Kinyaga, aje kumubwira ko Icyangugu abazungu bahateye bakaba bashinze ibirindiro Ishangi. Rutarindwa ngo yahise akoresha inama igitaraganya yari ikoraniyemo abatware bakuru kugira ngo barebe icyo bakora. Uwitwaga Rwangamuhe rwa Nkangura niwe wategekaga ingabo zitwa abakeramihigo. Uyu rero ngo yasabye ko batagomba kwibeshya ngo bajye kurwana n'abazungu, kuko na Rwabugiri ubwe yari yaravuze ko nta ujya abarwanya. Ibi ariko Kabare na Rutishereka barabyanze, bavuga ko badakwiriye kugendera ku byo Rwabugiri yakoze, ahubwo basaba ko bagomba gutabara mu maguru mashya kuko igihugu cyari cyatewe. Biteguye kujya ku rugamba muri Nyakanga mu 1896 nk'uko bigaragara mu gitabo cya Louis de Calgue cyitwa Le Rwanda Ancien et Moderne. Nshozamihigo mwene Rwabugiri yagizwe umugaba wacyo aherekejwe na bamwe mu bakomeye nka Muhigirwa na Bisangwa bya Rugombituri. Iki gitero cyahitanye abanyarwanda batari bake bari bagitabayemo, kuko abazungu barashishaga imbunda. Mu baguyeyo harimo Bisangwa bya Rugombituri na Mugugu wa Shumbusho, naho Muhigirwa we arakirokoka kuko yabonye byakomeye agakiza amagara ye. Abanyarwanda bakubiswe inshuro maze ibwami bayoboka ku neza hakoreshejwe inzira y'imishyikirano hagati y'impande zombi. Mu rwego rw'imishyikirano ku ruhande rw'u Rwanda hoherejwe Rwabirinda na Rwidegembya bajya gutwara Ishangi mu izina ry'abazungu, maze abazungu nabo ngo bohereza umwami impano zirimo imyenda, ariko amakuru akavuga ko umwami yanze kuyambara bakayijugunya mu Kanyaru. Ngiryo iherezo ry'ingabo z'ingangurarugo, ingabo zamenyekanye mu bikorwa by'ubutwari birimo imirwano no kurinda imbibi z'u Rwanda rwo hambere.